ariko b'abadayimoni bakumva ayo mazina, bakumva ayo mazina bampyisi n'ayandi yose n'ayandi atandukanye, bakumva ayo mazina bakavuga ati ntago nyiriri zina tumwemeye. Ni nayo mpamvu rero Gideon ubwe asenye iki gicaniro ariho havamo izi imbaraga bashobora kukoherereza, kuba ko bashobora kugutongera bakoresheje izi imbaraga zaho bacana ibyo bicaniro byabo bakabyohereza. Gideon we kuba ko yarahagaze mu ihame aragisenya. Yego. Asenya iki gicaniro. Agisenye kuba ko bamwe bari bakizi barazavuza induru. Ariko impamvu yagisenye nuko yari yegamiye umuremyi cyangwa yabanaga n'umuremyi. Yabanaga n'umuremyi. Ibiremwa rero bihaguruka bije kumwataka kubera ko yabirwanyije. Ni nayo mpamvu rero iyo uri umuntu usenga kubera hari imbaraga uba waravuyemo cyangwa waracitse, izi mbaraga ziguhiga hasi hejuru kugira ngo zikugirire nabi. Ni ukuvuga ngo iyo ucitse intege mu byo gusenga, za mbaraga wavuyemo kandi n'ubundi warazikoreragamo zikuba inshuro 770 zikaza kugwiye ngo zijye ziza gusura inzu yazo. Zijya ziza gusura inzu yazo zikareba ko inzu yazo ikubuye, zikicaramo zigakoreramo. Ni nayo mpamvu uzajya kubona umuntu ngo nimba yarakijijwe yarasambanaga, yarakijijwe yaribaga, yarakijijwe akora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka byinshi bitandukanye ibyaha, ariko akabikoreshwa n'izo mbaraga z'abarozi, akazikoreshwa n'izo mbaraga z'abarozi. Iyo yongeye agasubira mu ntege nkeya akora ibirenzeho uko za mbaraga ziba zaje. Icyo twari turimo kuvuga ni iki? Barimo kuvuga ati imbaraga z'abarozi ikintu zitandukaniyeho. Uburozi wariye wanyweye n'ibyo bakoherereje biratandukanye. Ibyo bakoherereje twafata ibihe tugasenga tukabyirukana bikava ku buzima bwawe. Ariko ibyo wanyweye ni ukujya kwa muganga bakabikurutsa bakaguha umuti bikava mu maraso. Kuko uburozi iyo babugoye ari uko bugenda buba bwinshi, bugenda batangira kubona hari ama infection, batangira kugenda ibindi bintu mu maraso, batangira kugenda uko bugenda buba bwinshi bukabyara abasirikare badafite umumaro, bakagenda bagafata bagafata abasirikare bazima bareba bazajya gupima bagasanga ndetse wanarwaye kanseri. Si uburozi gusa bwabyara iyo ndwara, hari n'ibindi byari iyo ndwara yitwa kanseri. Ariko akeshi impamvu mbivuga nuko mbizi akeshi uburozi baguhaye iyo bakomeza kugenda babuguha bukubyariramo ingorane nyinshi. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe ukurikiranye ubumwe bw'abera, ndagira ngo utangarize yuko iyo uri kumwe n'umuremyi uhagaze wemye usenga Imana, wubaha Imana, yaba imiterekero, yaba ibyo bakorereza, yaba ibyo bakuroga baza kuguha ukanywa, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose intore z'Imana nta kizajya kuzibaho zitakimenye. Imana igitumenyesha amakuru y'ibintu byose bigiye kuba, keretse iyo twarangaye tukava mu murongo. Igihe kimwe nagiye kubwiriza ahantu mu ntara, nsanga banteguriye rwose ibintu byiza. nari no kurara noneho uri gucya nze ko kora n'igiterane. Nagiye ari kuwa gatandatu nkora igiterane nimugoroba, bucya ari no ku cyumweru nkora amateraniro mu gitondo, nze no gusubira mu giterane. Ijoro rero ndangije kuwa gatandatu baranteguriye, ibyo banteguriye byari byiza, barabizana bimeze neza, uwabizanye yari mwiza, abishyira aho ngaho. Arambwira ati rero ngaho ufata ifunguro ubufungura, nanjye ndaje nanjye nza n'ibindi. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu.
Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira abawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, usenya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubake ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikira uherereye hose. Ni Komwe Bwabera Ministries, aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza aho dukurikiye muherereye, ariko mwibuke gushima Imana ku byo igenda ikora. Niba uri muzima ugenda uvuga nta kibazo, ushima Imana, wishimira ibyo yakoze, ariko nayo iragize ibiri imbere. Amazina yanjye nitwa Jerry, turagarutse n'ubundi mu kiganiro Nkwanira Abawe, cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Twabonye ko ari umurage mwiza wo gusiga kugira ngo tuwusigasire, ariko nanone hano hantu tuba duhanganye n'ibintu bikomeye, ndetse ni ukuvuga ibicaniro byinshi Satani agenda yubaka, ariko nanone Satani akoresha abantu n'Imana igakoresha abantu. Ibyo byose nta handi tubisanga. Rero ni Komwe Bwabera Ministries, mwibuke gusengera umushumba agaruke vuba, ibintu bigende neza, ari nako musengera n'abandi barwayi, abafite ibibazo bitandukanye. Seeds of Joy barahabaye, kandi turacyabibutsa yuko kwishyura mitiweli bigikomeje. Turashimira abantu bose bamaze kubikora, hari abantu twagiye tubona babikora, turabashimira cyane. Ndacyari kumwe na Silas. Rero Sira, wiriwe neza? Ndashima Imana ko niriwe neza, kandi kuba nanjye ngihumeka n'imbaraga z'Imana, kuko ibicaniro by'isi biba bihiga abantu b'Imana, ariko kuboko kwiza kubitega kukaba kuri twebwe. Rero nongera no kubasuhuza abakurikirana Ubumwe Bw'Abera, mukomeze mugubwe neza, kandi kuboko kwiza kw'Imana kubabeho. Nkunda kuvuga ngo Imana ibahe kurama, muri abantu beza. Nabonye mugenda muvuga ati mukora ibintu byiza, ariko n'ubundi Ubumwe Bw'Abera niko bisanzwe. Ahari Jerry, hari mushumba, n'ibintu biba bidasanzwe. Ubu nanjye managize umugisha, nicaye hagati mu banyabwenge. Ubwo rero no kuvuga ngo nanjye ngenda mbungukiraho byinshi, kimwe ko namwe mutwereka ubwenge, mutwereka ibintu byiza. Nubwo ibicaniro bihari, ariko ntabwo bizatwica uko bishaka. Numva twasenga tugatangira. Yego, Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Warahabaye kuva kera, na n'ubu uracyahari. Turakwinginira ukomeze kuganza kuri twebwe, udushyigikira hano atadushyigikira, utwimana hano atatwimana, utubere igisubizo muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ndumva twakwanze iki kiganiro cyacu. Hari ibintu byinshi abantu bagenda bibaza. Uburozi, abarozi, uroga, hari uhuhera, nyine turagira ngo dusobanukirwe imbaraga ziri hagati aho. Ibintu bavuze ngo uburozi, umurozi, yemwe no mu nsengero no mu basenga tujya twumva ngo abo bantu babamo. Ibyo bintu ni ibiki? Ubundi iyo uvuze ngo uburozi cyangwa abarozi, ijambo riravuga ngo umurozi ntakabeho, ariko kuvuze ngo ntakabeho ariko akaba ariho, akaba higa umuntu mu byiciro ibyo ari byo byose. Ngiye kubera ko nahuye nabo. N'umurozi nagiye mpura n'abarozi. Nahuye nabo, bamwe abacuragura, nahuye nabo nijoro mvuye gusenga, nkasanga arimo arabyina ku gipanga ahantu, abo nagiye mbabona. Hari n'abatamika rero uburozi, hari n'abafite ubwo bohera mu mwuka, hari n'abo ngabo rero bakora iyo mihango ya gipagani. Hari ukoroga mwahuye? Yego. Hari ukoroga mutahuye? Yohereza gusa? Yohereza. Ni ukuvuga ngo rero bari mu byiciro byinshi. Ibyo ni bikeya mu byo tuvuze, mu bibaho. Kuko hari ukoroga yohereje imbeba, hari ukoroga yohereje umuserebanya, wakugaho hakaba intambara, hakaba ibibazo kuri wowe. Hari ukoroga akoresha ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi mwagiye mwumva na mushumba agiye asobanura, ariko ni mu buryo bwinshi. Hari ukoroga yohereje amahembe, mu mahembe ngaba mu byiciro byinshi bitandukanye.
hari ukuroga akoresha ibintu byinshi bitandukanye by'imyuka mibi bakakuroga, ariko hari n'ukuroga agushyiriye mu cyayi, agushyiriye mu byo kurya. Uwo nguwo abaguhaye uburozi butaraza. uwo nguwo ukugaburira uguhaye ubutamikano ubwo kugira ngo uzabukire. Ni data wa twese wavuze ngo nyirobohe ubeho. numva umubi ari wa wundi wohereza mutari kumwe, ntiyakubonye, ntimwahuye. Uwohereza mutari kumwe abakeshi abo turabasengera, abo tukunda kubasengera, izo mbaraga zikabarekura, zigacika intege, zikabavamo. arigiye bavuga ko umuntu twamusengera abadayimoni bakamuvugiramo ngo yoherejwe nk'ihembe, ngo twari tugiye kumwica, ngo byari bigiye kugenda uko. Ariko wa wundi batamitse uburozi, uriya ntabwo ari ugusengerwa, ni uwo kujya kwa muganga. Ko wariye uburozi ntabwo wasenga ngo umuntu aburuke. ujya kwa muganga bakaguha umuti. Kuko uramutse wariye uburozi waba utamiye bwagiye mu mubiri wawe no mu maraso, ukavuga ngo ugiye gusenga umenye ko upfuye. Jya kwa muganga baguha umuti, imiti irahari yaraje. Tugiye mu binyarwanda, ni ukuvuga ngo ibinyamwuka birwana na bya bindi by'ibinyamwuka mubi. Yego, uvuga ngo umwuka bakohereza ihembe, twanasenga rya hembe ryari riri mu gukoroga rishaka kukwica, twasenga rya hembe umwuka ukavugira muri wowe baryoherereje. Uvuga ati waryoherejwe na runaka, yaragiye arakuziza iki, araguhora iki, ni ibi ngibi bagambiriye, wamutwaye ibi, mbese warakize, umerewe neza, abana bawe bariga, ibintu byose bimeze neza, none twagize ishyari. None muri iri shyari ritumye utwohereje yagize ishyari, none twari tuje ngo tukwice. Iyo rero uyu muntu bohereje iyi myuka mibi ikaza igasanga ari mu kibatsi cy'amasengesho, nka kwa kundi Dawidi yari ari mu gusenga i Rama, Sawuli akoherezayo ingabo, namba nawe yohereje ingabo zigaragara, ariko urumva babohereje izindi ngabo zo zitagaragara zo mu mwijima. Iyo iyi myuka mibi rereje igasanga uri mu masengesho, uri mu gusenga, uwabikoherereje atarebye neza bishobora kuba ari bihitana, biramugarukira. kuko araza agasanga hari urukuta rw'umuriro rukugose, hari urukuta rukuriho, ya myuka igahita icika intege, igahita isubira kuri wa wundi, ikavuga ati oya, ibi bintu aho watwohereje ntago hashoboka, ni ahantu hadasanzwe. Kubera iki? Izi mbaraga zisanze nawe uri mu zindi mbaraga, izo urimo kandi zirusha ubushobozi izirimo kuguhiga. Kuko tuvuge nimba uwo murozi yohereje izo mbaraga, yazohoreje kuko ni ikiremwa yararemwe, ariko wowe wizeye ni umuremyi. Yego, ni ukuvuga ngo rero nimba wizeye umuremyi, uwo kurwanya akaba ari ikiremwa kandi ari mu gukoresha ibinyabushobozi bya hano mu isi, ntago byarusha umuremyi ububasha, kubera ko ubikoresha ni ikiremwa kandi arakoresha ibinyabushobozi, kandi ibyo binyabushobozi umuremyi azi aho byicara, azi aho bikorera, azi inzira bikoreramo, azi icyicaro binakoreramo byose. Ni nayo mpamvu Gideyoni usomye ibice 6 by'abacamanza ku murongo wa 20 na uhereye ku murongo wa 22 na 2 na 3 no kumanura, Gideyoni niyo mpamvu yafashe ibicaniro by'iwabo. Gideyoni uriya nuwo avuga kwa Yowasi, ariko afata ibicaniro by'iwabo, amaze kubifata ngo arabimena ngo abyasa nijoro. Ntago wakwasa igicaniro, ubundi hari ibicaniro abantu baba barashyizeho nk'umuntu, nk'urugero hari igihe umuntu agira igicaniro, hano n'abantu benshi barabizi, harimo abantu basogongeje ku ducuma, bashyiragamo inzoga, banyine bagashyiramo imiheha, bagashyira inyuma y'iziko, bakabwira ngo ngwino nkwe, bakagusogongeza ngo usangire n'abakuru. Ariko ibyo bintu bijya bibaho, ariko tugiye wenda mu mateka y'igihugu cyacu, umuntu ashobora kuvuga ati
harimo ababikoraga babizi, hakaba n'abatarabikoraga babizi, kuko niwo muco wari uhari kandi ni nabyo bikoresho byari bihari. Umuntu akaguha ku gacuma ukanga kumusuzugura ukanywaho. Akenshi bitewe n'umuco bakavuga ngo nta mwana wanga icyo umuntu mukuru amuhaye. Ubundi muri uwo muco twakuriyemo tugahura n'ibyo bintu byose. Icyo nzi cyo wibuke ko hari abantu bagiye bitwa amazina akaze kugira ngo hari za Nyabingi n'ibindi byinshi bitandukanye, ibyo bita imiterekero bajya kubaterekeramo, basanga ufite izina ribi za Nyabingi zikakwanga, zikabuti ntabwo twemerera izina. Ababyeyi rero ko abana babo bari baramaze gushira bamwe, ubwo aho ni mu bitamba. Ariko njya numva wenda tuzabigeraho. Uyu munsi turi ku mbaraga z'abarozi. Yego. Hari abantu twaganiriye bakuru bakavuga ngo gutamba, ngo umuntu yatambaga ikintu cyiza, ngo n'umuntu rero ngo ye yabaga afite inkovu runaka, ngo ntabwo bamwemera. Ntabwo byashobokaga. Ufite inkovu ntabwo byakundaga. Ibyo nabyo ufite n'izina ribi, ibyo bidayimoni nabyo bishaka ibyiza. Niyo mpamvu abantu ba kera bitaga abana amazina ubona akanganye atari meza, kugira ngo ntabwo byashobokaga. Umubyeyi yabaga yaramaze kumenya imbaraga ziri mu kurwanya ubuzima bwe, yitaga umwana izina rye, izina rikomeye, nzaba ndora, nzaramba, urumva n'ayandi mazina ba Rudomoro n'ibindi bizina bikomeye. Ariko b'abadayimoni bakumva ayo mazina, ba Mpyisi n'ayandi yose n'ayandi atandukanye, bakumva ayo mazina bakavuga ati ntago nyiriri izina tumwemeye. Ni nayo mpamvu rero Gideon ubwe asenya iki gicaniro ariho havamo izi mbaraga bashobora kukoherereza, kubera ko bashobora kugutongera bakoresheje izi mbaraga zaho bacana ibyo bicaniro byabo bakabyohereza. Gideon we kubera ko yarahagaze mu ihame aragisenya. Yego. Asenya iki gicaniro, agisenye kubera ko bamwe bari bakizi baraza bavuza induru. Ariko impamvu yagisenye nuko yari yegamiye umuremyi, cyangwa yabanaga n'umuremyi. Ibiremwa rero bihaguruka bije kumwataka kubera ko yabirwanyije. Ni nayo mpamvu rero iyo uri umuntu usenga, kubera hari imbaraga uba waravuyemo cyangwa waracitse, izi mbaraga ziguhiga hasi hejuru kugira ngo zikugirire nabi. Ni ukuvuga ngo iyo ucitse intege mu byo gusenga, za mbaraga wavuyemo kandi n'ubundi warazikoreragamo zikuba inshuro 770 zikaza kugwiye ngo zijye ziza gusura inzu yazo, zikareba ko inzu yazo ikubuye, zikicaramo zigakoreramo. Ni nayo mpamvu uzajya kubona umuntu ngo nimba yarakijijwe yarasambanaga, yarakijijwe yaribaga, yarakijijwe akora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka byinshi bitandukanye ibyaha, ariko akabikoreshwa n'izo mbaraga z'abarozi, akazikoreshwa n'izo mbaraga z'abarozi. Iyo yongeye agasubira mu ntege nkeya akora ibirenzeho uko za mbaraga ziba zaje. Icyo twari turimo kuvuga ni iki? Warimo kuvuga ati imbaraga z'abarozi ikintu zitandukaniyeho, uburozi wariye wanyweye n'ibyo bakoherereje biratandukanye. Ibyo bakoherereje twafata ibihe tugasenga tukabyirukana bikava ku buzima bwawe, ariko ibyo wanyweye ni ukujya kwa muganga bakabikurutsa bakaguha umuti bikava mu maraso. Kuko uburozi iyo babugoye uko bugenda buba bwinshi, bugenda batangira kubona hari ama infection, bitangira kugenda ibindi bintu mu maraso, bitangira kugenda uko bugenda buba bwinshi bukabyara abasirikare badafite umumaro, bakagenda bagafata bagafata abasirikare bazima, bareba bazajya gupima bagasanga ndetse wanarwaye kanseri. Si uburozi gusa bwabyara iyo ndwara, hari n'ibindi byabyara iyo ndwara yitwa kanseri. Ariko akenshi impamvu mbivuga ni uko mbizi akenshi uburozi baguhaye iyo bakomeza kugenda babuguha bukubyariramo ingorane nyinshi. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe ukurikiranye ubumwe bw'abera, ndagira ngo utangarize yuko iyo uri kumwe n'umuremyi uhagaze wemye usenga Imana, wubaha Imana, yaba imiterekero, yaba ibyo bakoherereza,
yaba ibyo bakuroga baza kuguha ukanywa. Ndagira nkubwire ngo ibyo byose intore z'Imana nta kizajya kuzibaho zitakimenye. Imana igitumenyesha amakuru y'ibintu byose bigiye kuba, keretse iyo twarangaye tukava mu murongo. Igihe kimwe nagiye kubwiriza ahantu mu ntara, nsanga banteguriye rwose ibintu byiza. Nari no kurara, noneho buri gucya nze ko kora n'igiterane. Nagiye ari kuwa gatandatu nkora igiterane nimugoroba, bucya ari no ku cyumweru nkora amateraniro mu gitondo, nze no gusubira mu giterane. Ijoro rero ndangije kuwa gatandatu baranteguriye, ibyo banteguriye byari byiza, barabizana bimeze neza, uwabizanye yari mwiza, abishyira aho ngaho. Arambwira ati rero ngaho ufata ifunguro ubufungura, nanjye ndaje, nanjye nza n'ibindi, noneho ricara hano tubisangire. Ati ndaje. Igihe agiye ndi mu gusenga, numvijwe irambwira ati yashyizemo umuti yashyizemo uburozi. Okay. Aba araje azanye isahane ye kuri bene so, azana isahane ye, ntabwo ari bene data. Oya, abo baba baraseseye, ntabwo bari bene data, ntabwo bari abantu b'Imana. Mureko rukungu n'amasaka abo ni abantu baseseye, kimwe ko umuntu ashobora gusesera urugo rwawe akakugirira nabi wari uzi ko ari muzima. Araza azana isahane ye, kuko namenye ya makuru. Azanye isahane, nahise mfata ya sahane ye muhiya iyanjye. Urazihinduranya? Nahise nyifata areba, nta byo kuvuga ngo atareba. Wabyaruye? Oya. We yaraje yamaze kwarura, yanzaniye isahane yaruyeho, azana n'iyanjye niye yaruriyeho. Arangije iyanjye arambwira ngo arampeza ati fata ifunguro, nanjye ngiye kuzana ibyanjye. Mbisengeye Imana imbwira yuko yabihumanyije. Azanye ibye akibifite mu ntoki, nahise mbiterura mu ntoki ze, mpita nterura ibyanjye ndabimuhereza. Habaye intambara aho, habaye ikintu gikomeye. Aravuga ati ntibishoboka, ntabwo naguha ibiryo byiza nurangiza ubyange. Ndabwira nti nanjye ibyo ugiye kurya nibyo byiza, nanjye bimpaye, kubera ko ari byiza wari umpaye nawe bifate, nta kibazo, nawe ukwiye byiza. Ati hoya, yego. Abyanga, ahamagara umushumba. Ati umuntu muhaye ibiryo byiza namuteguriye arabyanze. Umushumba ati kubera icyo byanze? Ninafashe ibye, nanjye muha ibyanjye byiza, kuko nanjye nabonaga kwiye byiza. Nikandi ndabona mwana mutoranyije nk'umuntu kwiye byiza. Umushumba ati nimba ari uko hari ikintu bitwaye? Ati bityo irire rwose nta kibazo. Wa muntu ntabwo yigeze yicaraho, yahise abijyana aragenda, sinzi hano yabijyanye. Ntiyongeye no kugaruka. Ubwo se bohereje undi. Na bya bindi wari ufite yari afite warabiriye? Bya bindi namuhaye yarabijyanye. Yego, ibyo yari afite ibyo yarazanye yaragiye kugenda narabiriye. Agira icyo ntacyo nari kuba, uko ibyo yaranzanira ibyo yari yamaye mbere ibyo byari kunyica, kandi Imana yarambwiye ko ari byo yahumanyije. Ibyo yari yizaniye rero ntacyo byari bitwaye. Arabijyana, ntiyongeye no kugaruka. Hahise haza undi uza kumusimbura nkora umurimo w'Imana. Icyo rero cyo nari kuvuga ngo nubwo turwana n'izo mbaraga z'abarozi, ariko iyo turi mu mwanya, iyo dusenga, iyo twinginga Imana itumenyesha amakuru mbere yuko dupfa. Imana itumenyesha amakuru mbere yuko dupfa, twarangiza tukamenya uko twitwara, tukamenya uko tugenda. Nk'urugero, umukobwa wanjye ajya gupfa, Imana yari yatumenyesheje na mushumba turi kumwe. Imana yaratubwiye ati mwitegure rwose agiye gutaha. Umwana akavuga ati muzankorera ubukwe bwiza. Umwana wawe? Umwana wanjye akavuga ngo w'imyaka 4. Ibyo nase yabashaga kubishyikira? Yarabivugaga. Akavuga ati ngiye muzankorera ubukwe bwiza, kandi abantu yavugaga ariko atazi ibyo ari byo. Yabivugaga afite imyaka 4, amaze imyaka 2 arwaye, baramuroze. Yego. Imana rero twasenga ikavuga ngo mwitegure. Wa mwana nawe akavuga ati muzankorera ubukwe bwiza, ntazajye ujya inyuma yanjye arira, aho ngiye ni heza. Uwo mwana mushumba twajyaga tujyana nawe. Hari ibintu utari gusobanurira abantu bari kutwumva, nanjye ubinsobanurire neza. Umwana wawe baramuroze, Imana ariko yari yabateguye.
ibabwira ko ibigiye kuba. uvuze ibintu byiza, reka mbikubwira neza. Uyu mwana w'imyaka 4 witwaga Teta, akimara kuvuka umuntu yaje kuduhemba, aza kuduhemba aza ubwa mbere azana ifu y'igikoma irimo sima. Ngo iki? Irimo sima. Imbaraga z'abarozi nibizo turiho. Imbaraga z'abarozi irimo sima, kuko umuntu uje kumpemba naba ntahari naba mpari baramwakira, naba ntahari baramwakira. Ariko nababwiye ngo ibyo umuntu azanye mubishyire hariya ntimubikoreho, ndaza kubanza nze nsenge menye amakuru yabyo. Nje nsenze nsanga yafu y'igikoma yashyizemo sima. Ndavuga nimuyishyire ku ruhande. Uwo muntu ndamumenya. Uwo muntu ndamumenya. Mumenye bwa kabiri aragaruka. Nabagome. Aragaruka. Azanye iki? Azanye ibindi birozi. Bimeza bite? Ahasanga umwana amuha irindazi. Uwo mwana ararifata. Yaravuye ku ishuri, arifashe arariye. Ashonje. Aririye bwa burozi buhita bujya muri we. Ariko turasenga Imana yavuga ati uyu mwana cyari igihe ko cyari kigeze kwagenda. Ibaha amakuru. Iduha amakuru. Yavuga igihe cyari kigeze kwagenda, tumujyana kumuvuza. Hano ku rumwe bw'abera harimo n'abantu bamwe bagiye kumuvuza. Mushumba niwe twajyanaga mu modoka atwaye uwo mwana yakundaga Mushumba. Mu kumuvuza uwo mwana mu myaka 2 yari amaze arwaye, mu yindi 2 yose ubwo nini. No kuvuga ngo bamuroza afite imyaka 2 amara indi myaka 2 arwaye. Mana nyagasani. No kuvuga ngo muri icyo gihe niho yavuze ati muzankore ubukwe bwiza, ahantu ngiye ni heza. Bihuje nuko Imana atubwiye ngo igihe kirageze. Ikibazo cyanjye cyageraga kiti uwo mwana w'imyaka 4 kuri urwo rwego yumvaga ibigiye kuba, izo mbaraga zo kuvuga ayo magambo ngiye nicyo nshaka kudusobanurira. Nibyo nkubwira ngo imbaraga zikorera mu bantu bizera zibamenyesha n'ibizabo. Ni ukuvuga ngo rero twari dufite marayika mu rugo, yabaga muri we, yakoreraga muri we, kuko ibyo yakoraga n'ibyo yavugaga biba bitandukanye. Niyo nkubwira ngo umuntu w'Imana ahantu hose yaba ari uw'Imana koko, yego, ibintu byose arabimenya. Imyaka yaba afite iyo ari yo yose. Ngende kwibaza umwana w'imyaka 4 akavuga ayo magambo atiki muzankore ubukwe bwiza, ahantu ngiye ni heza, abazamperekeza ntibazaze barira. Ubwo umugeni ntago barira, barishima. Uko nguko imyaka 4 ukiretse ko yenda uri mu kumbaza gutyo cyane. Usubiye hano ku bumwe bw'abera, yego, ugiye nko muri 2010 na kangahe, yego, wabisangamo birahari. Ashyingurwa uko byagenze, ukuntu byose byagiye bigenda wabisangamo. Ariko najya nkumenyeshe ko iyo ugumye mu mbaraga z'Imana, ibimenyetso uko byaza uko bimeze kose, Imana iba yaguteguje, iranakumenyesha. Ibiguhiga biba bihari, ariko ntabwo byapfa kukwica gutyo gusa igihe cyo kitari cyagera. Nubwo abarozi bahari, nubwo bakurwanya, nubwo bagutamika, nubwo babyohereza, ukuboko kwiza kw'Imana yo kuri wowe ukumenyesha aho ugiye. Kumenyesha aho ugiye, ukamenya imbaraga, ukamenya ibyo warwanaga nabyo, ukanateguza n'abantu, kubera yuko uwo twizeye ashoboye byose. Haleluya. Njyewe nkunze Imana cyane, nkunze na Mwuka Wera utanga amakuru uba mu bantu. Ku myaka 4 umuntu agashira amanga akavuga ayo magambo n'umuntu mukuru atabasha kuvuga ari mu mubiri. Ibyo byonyine niyo hazaga umuntu mu rugo aje kundeba. Yego. Ndamwibuka mwana mwiza w'ibisatsi by'ibirende, ndamwibuka tuza mu rugo iwawe. Iyo umuntu yazaga mu rugo aje kundeba, uwo muntu yaragiye mu bapfumu. Yarazaga akambwira turi umuntu yagiye mu bapfumu. Ati uriya muntu uje ati yagiye mu bapfumu. Baramurasaze atafite n'imiti, kuko hari n'umugabo nzi rwose wigeze kuza afite ikofi irimo imiti bamuhaye ngo yo kugira ngo ajye acuruza. Arambwira ati uriya mupapa ikofi afite irimo imiti. Akoze ko tuzafata umunsi tukavuga kuri uwo mwana gusa, ndumva harimo ibintu byinshi. Ni byinshi cyane, ni byinshi pe, kandi birahari, ni byinshi cyane. Nibyo ndajya nkubwire ngo rero ati papa aturiya muntu yagiye mu bapfu afite imiti, yego, no mu ikofi irimo. Kandi azanye kusengeshereza umugore we, umugore w'abadayimoni barimo baramumokeramo, ariko afite n'imiti mu ikofi.
sinumva se yari umuhanuzi uwo mwana wawe. yari mu rwego rukomeye ahubwo Yego. ruruta ngewe. ni ukuvuga ngo rero imbaraga z'abarozi nubwo zihari ariko n'Imana irahari. Haleluya. iyaturemye rero ishobora kuturwanyiriza izi mbaraga ikadutsindishiriza byanze bikunze niyo wanapfa ukazabona ubugingo buhoraho. Haleluya. Ni nacyo duharanira cyane. Imana y'umugisha. Reka dusenge twaka imbaraga, dutinyuke kandi twaka imbaraga zimira izindi. Mana turagushimye buri muntu wese ukurikirana umwe bw'abera umwuzuza imbaraga. Izi mbaraga iyo umuntu azifite nta gatsindwa, iyo umuntu azifite nta neshwa, iyo umuntu azifite aca ahakomeye aho abandi bananiwe. Ndasabye nkwinginze ngo buri muntu wese ukurikiranye ubumwe bw'abera umuhe kunesha, umuhe no gukomera, umutsindire umubi wa kumanywa na nijoro, mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Amen.